Yesu nashimwe cyane, amahoro n'imigisha bikomeza abana mwese bakunze umusaraba, bakunzi ba Yesu Kristo, dushima Imana ikomeje cyane kubana natwe. Tuyishimiye cyane ko yakomeje kuturinda, ko bukeye uko bwije ntabwo yigeze tureka, yagiye ibana natwe mu bigoranye. Imana ishimwe cyane. Abenshi ndabizi tuba tumaze igihe tutabonana, duhura ngaha kuri umurongo wa YouTube channel yitwa Urukundo TV andayepaneza muri Dore. Dushimana cyane ko nyine twemera n'uyu munsi ko twongera guhagera. Ubu ni umugambi ukomeye cyane, ni gahunda y'Imana, ibintu byose bikora mu gihe, kandi ibintu byose umenye neza ko uko bishaka siko bigomba kuba, ahubwo bigomba kuba uko Imana ibishaka. Yesu nashimwe. Gusa mwese ndabasuhuje, mukomeze mugire amahoro ya Kristo, no kwemera Kristo akaba yazukira mu mitima yanyu. Muri ibihe turimo, ibihe bya Pasika, ibihe byo kwibuka ipfa n'izuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ko duhesha amahoro, duhesha agakiza kacu, niwe utuma tugira ijambo iyi saha, niwe utuma dushobora kugira ibyo tuvuga. Ni ukubera we, ni ukubera umugambi we, ni ukubera ko yabyemeye. Imana ishimwe cyane yemeye kumutanga. Gusa mureke dushima Imana, maze dukomeze cyane no kumva ijambo ry'Imana muri iyi minsi ya none, ubutumwa bwiza Imana tugeneye muri aka kanya. Uri Imana nziza, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko ugira neza, tugushimiye ko abanye natwe, waraturinze muri iyi minsi igoranye, iminsi iruhije, watubereye Mana, ntabwo ugeze utereka muri byose, Kristo nagucyubahiro. Mana, tubonetse imbere y'ubwiza bwawe, tugiye kumva ijambo ryawe, ntaba ari ugiye kurivuga, banza umuhagire, banza umweze mu izina rya Yesu, n'abagiye kuryumva rwose bashoboze kuryumva mu by'ukuri. Urakoze kuri kumwe natwe muri byose, nsabye neza nzi ko ubikoze, wa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Ahangaha kuri televiziyo bwa mbere, babonye ikiganiro bwa mbere kuri televiziyo Urukundo TV, amazina yanjye ni Samuel Mutezimana, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Ndi umwe mu bo yacunguje amaraso y'igiciro, kuko nawe yagucunguye. Imana ishimwe cyane. Ni agaciro kadasanzwe cyane twagiriwe n'Imana, niyo mpamvu turimo cyane duserebura icyo bita insinzi ya Kristo, niyo turimo cyane twishimira. Ndabizi neza ko ni ibintu biba bigoranye cyane, twagize kuba twaragize amahirwe akomeye, niyo mpamvu tugomba cyane kubiha agaciro cyane ubuntu bw'Imana. Mureke turimbane cyane indirimbo ya 375 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, indirimbo ivuga ngo habaye umunsi mu ijuru. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, turana natwe. Dore urukundo rwatumye ampfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi abamba umukiza, igorogota ku musaraba, ari mu kuvumwa tukwa n'abantu, yikoreye ibyaha byanjye byose. Dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze natse, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi aruhukira mu mva, harindwa n'abamarayika be, niko yitanze ngo ambere umukiza, bihebe mwese mumwiringire. Dore urukundo rwatumye ampfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro,
nuko arazuka urupfa rutsinze, none ari mu ijuru iburyo bwa se. Dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye bibamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Yesu ashimwe cyane, Imana ishimwe, amahoro n'imigisha bikomeze bana namwe mwese bakunze umusaraba. Mureke twumve ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abafilipi ku bice 2. Iyo tugiye kumva ni ijambo ry'Imana rikomeye cyane kudufasha cyane muri ibi bihe turimo byo kwibuka ipfa n'izuka ry'umukiza wacu, aho no mu Rwanda turimo twibuka cyane ubwicanyi, jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994, aho duhora twibuka iteka ryose twibuka abacu bazize uko babaye abantu, bikaba byarabaye n'ubundi turimo twibuka cyane ipfa ry'umukiza wacu n'izuka ryiwe, rero turiza nk'abakristo. Mureke dusome cyane mu Imana dusanga mu gitabo Pawulo yandikiye Abafilipi ku bice 2, dusome ku murongo duhere ku wa 5. Dusome umurongo wa 5, Abafilipi ibice 2 ku murongo wa 5, hari amagambo avuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. 6, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse n'urupfu rwo ku musaraba. Cyo cyatuma Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose yo mu isi amupfukamire, mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo mu isi yose. Amena. Cyane ngaha kuri 5 avuga ngo mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Uyu mutima rero Imana iba irimo itubwira kuba twagira, ni umutima ujyanye n'uko Imana ishaka, ni umutima wuzuye icyo bita umwuka wera, ni umutima wuzuye imbuto z'umwuka kurusha ibindi byose. Yesu nashimwe cyane. Rero nk'uko twazi tubivuga cyane, Yesu ubwiwe yari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Ubwo Adamu wa mbere yari amaze gucumura, kuko Imana ashize Adamu mu ngobyi ya Edeni igira ngo azayirinde, nk'uko tubisoma cyane mu gitabo cy'Itangiriro, ngo azayirinde kandi azayikorere, azajya ahora yisigasira iteka ryose. Maze Adamu wa mbere kuyirinda biza kumunanira, aza kuba yagwa muri ereri, noneho bituma iteka ryose atagishobora kuba yabana neza, nicyo twakwita ubushake bw'Imana. Bituma Imana igerageza kuvuga ngo n'ubundi iramuciye, ariko Imana kuko ni nyarukundo, yase yibaza cyane, none ko abantu ko mbona imisiyoni n'abateguriye, ko mbona isa naho imaze kurangira, ko mbona bisa naho bamaze kubicamo, bizagenda gute? Kuko Imana ari nyarukundo, yahise ivuga ngo nta kindi, yemera gufata umwana wayo w'ikinege, kugira ngo imuzane mu isi, maze abere incungu abari mu isi, kuko twari tugiye gupfa tuzize icyo bita icyaha twari dukoze, gitewe n'abasokuruza bacu. Natwe iyi saha akaba arizo ngaruka tugiye guhura nazo z'icyaha twari twarakoze. Yesu nashimwe cyane. Rero Adamu bikimara kumunanira, Imana ikimara kubona ko byamunaniye, nubwo yateguye misiyo yo kuzana Yesu. Yesu araza, ageze mu isi, yemera kwicisha bugufi, ahangaha agira umutima woroheje cyane. Muri make tuzi neza ivuka ry'iwe ukuntu yavutse nk'abandi bana bose, nk'uko Imana yagendereye marayika ngo wowe urahiriwe ku Mana, kuko muri wowe niho umukiza, niho agomba kuzavukira, uzaza gukiza abari mu isi yose. Muri make niho bakomeza batubwira cyane, batubwira Yesu ubwiwe agomba kuza, misiyo agomba kumuzana ni ukuza akaba yaza akabohora za mbohe, akaba yaza akaba yabatura za mbata, bandi bari imbata. Yesu niyo misiyo agomba kumuzana, kugira ngo aze kureba ukuntu yaza kubabatura. Imana ishimwe cyane. Ibyo byose niyo misiyo agomba kuba yazana Yesu mu isi. Amena.
rero Yesu yaraje kandi yari abizi neza yuko azapfa, yari abizi neza yuko ari igihe kizagera agapfa, ariko niyo mpamvu mbabwira ngo iteka ryose nubwo ibikwasamisha kukwica bihari, ariko igihe Imana yashizeho kitari cyagera ntabwo byakunda. Yesu yapfuye ari mu myaka 33, nibwo yapfuye urupfu rwo ku musaraba, ariko bitavuze yuko na mbere yari ariho, nk'uko Yohana yanditse mu rwandiko rwa Yohana avuga ngo uwo nguwo mbere na mbere ijambo yahozeho, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Akavuga ngo icyakora urumva yaje Mube, abe ntabwo bigeze bamumenya, none akomeza kuvuga ngo icyakora bamwemeye bakizera izina ryiwe, abo bose bahise bahabwa icyo bita ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Ntabwo bivuze yuko uzahabwa ububasha bwo kwitwa umwana w'Imana kubera yuko witwaye mu buryo runaka, hoya, uzagira ububasha bwo kwitwa umwana w'Imana bitewe nuko wamaze kumwizera ukamwakira akaba yakubera nk'umwami n'umukiza. Yesu nashimwe cyane. Niho uzagira icyo bita ububasha bwo kwita umwana w'Imana. Ntabwo uzabugira bitewe n'ikintu runaka, ntabwo uzabugira bitewe n'ubushobozi ufite, ahubwo uzabugira nuko wemeye ukemera ukakira ako gakiza k'ubuntu, kuko nta kindi kiguzi agakiza gasaba kwihana no kwezwa no kumva muri wowe wemeye kuba waca bugufi, kavuga ngo ni wowe wenyine wera wa Isiraheli we ugomba kuba washigwa hejuru, naho ubundi twebwe twese turi munsi y'ibirenge byawe. Kuko Yesu yanga icyo bita umuntu ushaka kuba yavuga ngo icyubahiro cy'Imana ngo ajye guhita cyitirira, hoya, ntabwo bishoboka. Imana icyubahiro ni icyayo iteka ryose, kandi iyo wubashye Imana ukayiha icyubahiro ahantu hose hashoboka, Imana y'ubwayo irakuzamura ikaba yaguha icyubahiro. Yesu nashimwe. Yesu araza mu isi azi neza n'urupfu azapfa, rwose byose yarabizi kuko yavuye mu ijuru, azi neza misiyo imujyanye mu isi iyo ariyo. Yarabizi neza yuko igihe kizagera agapfa, kandi ba bandi yajyaga ahora agaburira, ba bandi bose yajyaga ahora agirira neza, abo ngabo bose nibo bagomba kuba bakwemera akavuga ngo nimumwice nimumwice. Iteka ryose iyo urebye urupfu rwa Yesu usanga ni ibintu byabayeho, ari ibintu utapfa guhita usobanukirwa neza, ariko Imana yari ifite umugambi igira ngo imutange kuko ngo tuzabonera agakiza kuri wa musaraba. Yesu nashimwe. Yemeye kuba yakorerwa isoni ku musaraba, yemera kuba yamanikwa, maze arakubitwa, maze arahundagurwa, ari nta wundi ari kuzira, ari wowe nanjye ari kuzira, ari twebwe muri rusange ari kuzira. Yemera kwemera kuba yaca bugufi, aremera, bamwita ikivume, muri bake bamwita umunyabyaha, ariko aremera kugira ngo acungure wowe nanjye. Banza urebe cyane agaciro ufite imbere y'Imana. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo nimugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu, kuko uyu mutima ni umutima wemeye kuganduka, ni umutima waciye bugufi, ni umutima utaranze no gupfa, ni umutima waranzwe n'urukundo, ni umutima waranzwe no kwizera, ni umutima waranzwe no gukomera. Niyo mpamvu nawe iyi saha usaba kuba wakomezwa, ukaba wakomerwa. Ugomba gukomezwa cyane ku munsi mubi, kuko umunsi umwe ari igihe ugera bikaba ngombwa ko ugomba gukomera. Banza wibuke cyane babaro Yesu yaciyemo, uko yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ushaka kunkurikira wese nabanze yiyange. Aravuga ngo ngewe nta nzu nimwe mfite ahangaha nashobora ko nagucumbikiramo. Harabereka abantu ababwira ibintu bitandukanye byinshi, abakora ibitangaza bitandukanye, ariko ibyo byose yabikoze agira ngo ari wowe nanjye abe yaducungura. Imana ishimwe cyane. Nawe wowe nanjye abe yaducungura, adusubize agaciro hagati muri twebwe. Twongere tuboneke turi abaragwa b'ukuri, twongere tuboneke turi abaragwa b'Imana, twongere tuboneke turi abantu Imana yaremye. Erega ijambo rituvuga ngo mwebwe murabona aremye, mbaremye binyuze muri Kristo Yesu ngo muyigenderemo. Rero niyo mpamvu iteka ryose iyo
agaciro cyane ayo magambo ngeze agaciro cyane cyo Yesu yakoze ku musaraba, bituma wibuza cyane igisa nacyo, bituma ugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Erega dore urukundo rwatumye Yesu yemera kwitanga, nta kintu na kimwe gusa yaraguciyeho, ahubwo icyo yashaka ni ukugira ngo wowe akurokore iminsi mibi, akurokore iminsi mibi. Niyo mpamvu mabwira ngo iyi saha udafite agakiza, utemera guca bugufi, utemera kwemera Kristo akakubera umwami n'umukiza, ntaho muhuriye habe na gato. Ariko iteka ryose numwemera akakubera Imana, nawe azakubera umubyeyi. Niyo mpamvu yavuze aravuga ngo nzubaha abanyubaha, ariko abansuzugura bose bose nanjye nzabasuzugura. Niko yavuze ko ijambo ry'Imana ritubwira cyane, nzubaha abanyubaha, ariko abansuzugura bose nanjye nzabasuzugura. Imana ishimwe cyane, Yesu nashimwe. Niyo mpamvu isaha ugomba kwishakamo ikintu cyo kubaha Imana, kuko nubaha Imana uzagenda amategeko yayo, uzagenda mu byikubwira byose. Kuko nubaha Imana uzavuga iby'Imana ishaka, kuko nubaha Imana uzagenda uko Imana ishaka. Kuko nubaha Imana uzavuga ukuri ko kuri umutima wawe. Kuko nubaha Imana uzakora iby'Imana ishaka, kandi uzemera kwigisha inama. Kuko nubaha Imana izakuyobora. Uko nubaha Imana izabana nawe. Ariko umuntu wese uzayisuzugura nawe izamusuzugura. Umuntu wese uzagenda mu yindi nzira Imana izamutera umugongo. Nta kindi, Yesu yaje kugira ngo agushake wowe nanjye, agukure muri ubwo bubata. Yesu yaje kugira ngo yemeye kuba yapfa urupfu rukomeye cyane, yemera gupfa urupfu rukomeye cyane rwo ku musaraba, agira ngo wowe nanjye twongere tubone agakiza, agira ngo wowe nanjye twitirirwe izina ryiwe. Ariko babiciye amazi, ariko barabyanze, ariko babitwaye ukundi. Ariko Yesu akeneye yuko wowe nanjye iyi saha twongera kumwemerera, akongera agatuyobora. Uko nagenda mu mitima yacu, nagenda mu bitekerezo byacu, bizatuma tubaho neza, dufite ibikwiriye, dufite iby'Imana ishaka. Niyo mpamvu isanga usaba mwene data, niwongera umwemerere akubera umwami n'umukiza. Njye ninginga Imana iteka ryose wikwereke Yesu, umwakire nawe. Nicyo cyonyine gusa ngusabire, kuko muri we harimo byose. Hari ubutunzi buhishe muri we, ubutunzi washatse igihe kirekire buhishe muri Kristo. Ibyo washatse bitandukanye. Niyo mpamvu nkubwira ngo ni umugisha ukomeye cyane. Haleluya! Ni umugisha ukomeye kumenya Imana, ni umugisha ukomeye cyane kumenya Imana, ni umugisha ukomeye kumenya Imana, ni umugisha ukomeye kumenya Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe, ni Imana y'amahoro, ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubutware. Ariko icyakora bamwemeye bose bakizera iryo zina ryiwe, abo bose yabahaye icyo bita ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Banze wibaze cyane iyi saha, ubwo bubasha barabuguhaye, ariko wanze kubwakira. Ariko isanda kugira inama, Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi, aragutegereje, arakwifuje. Imana ishimwe, Yesu nashimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Gusa kwibuka Kristo bizagushoboza kuva mu bubata bw'ibyaha, kuko turi mu buntu bwa Kristo. Nibo duhagaze mu isaha iyo tuba turimo twibuka ubuntu twagiriwe, ubu twamaze gukirwa witeka. Ubuntu kanaka ugomba kumanikwa ku giti, ariko Yesu araza ayemera umusambanyi, yemera igisambo, yemera umurozi, yemera afata ingeso mbi zose, ari nta wundi ari kuzira, abyishyira avuga ngo ntacyo bitwaye, ndashaka kuba nacungura
umwana w'umuntu agira ngo agucungure wowe nanjye, ariko abantu benshi isa barabyanze. Ariko ndakugira inama, banze wemerere Kristo, aracyari ku ntebe y'imbabazi, kandi nta wundi ategeye amaboko, kandi nta wundi ari kurebaho, no gusa yishimye, wowe gusa akeneye kugira ngo uze wongere umugereho, wongere ube mu ruhande rwiwe, kuko yiteguye kuba yakugirira neza, kuko yiteguye kuba yakongera kugutabara. Nta wundi yifuza, akeneye umutima wawe, akeneye umutima wawe. Ngwino ube mu mutima, ngwino mu mutima wawe, wongere umwizere. Banza urebe cyane uko wagiye witwara, wibaze cyane niba waragize wa mutima kuba ari muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Icyo Imana igukeneyeho nuko wakizwa, nuko wakizwa, nuko wava mu byo wibwira, nuko wava mu byo utekereza, ukemerera Imana ikakuyobora, kemera Imana ikamu ruhande rwawe. Erega cyasigaye igihe gito cyane, kandi uzaza ntabwo azatinda. Ariko umukiranutsi wanjye hazabeshaho no kwizera, nyamara ntasubira inyuma. Umutima we ntabwo uzamwishimira, igisigaye ni gito cyane, ariko ngo uzaza ntabwo azatinda. Isa Kristo yaza kuri wowe, ariko icyambere cyo yaraje arakubwira ngo nige irembo ry'intama, ningiye gusa njyenyine, ntashobora kuba nazishorera, kuko Yesu yakoze ibitangaza byinshi. Mbere yo gupfa yakoze ibitangaza byinshi bishoboka. Hari benshi yahumuye, hari benshi yazuye, hari benshi yagiye ahagurutsa, hari benshi yakuye ahantu, hari benshi yagiye akiza ibintu bitandukanye. Nawe isaha yagukiza, nawe isaha yagusubiza agakiza, nawe isaha yagusubiza umunezero, umunezero wagiye ubura. Impamvu uri kubura umunezero, impamvu mba warabuze amahoro, nuko udafite Kristo muri wowe. Maze ushake mu Kristo, uko Kristo nagera muri wowe azakubera byose, azaguha amahoro, azaguha byose wifuza. Wowe mwemerere, azakanze, azakuyobore, azabe muri wowe, azature muri wowe. Uko namara gutura muri wowe azabukoresha iby'ubutwari. Uko namara kugendera muri wowe, wemerere Kristo agendere mu mutima wawe, wemere Kristo azakuyobore, azakugira inama mu kubaho kwawe kose. Ugenda uri kumwe n'Imana, uko Imana ikeneye yuko abantu bose bakizwa. Nta kintu yifuza, irifuza kuba yaguha agakiza, irifuza kuba yagukiza muri aya masaha. Baza cyane wongere wisuzume, wongere cyane wirebe, wongere cyane wibaze uko wagiye ugaragara, uko wagiye witwara imbere y'Imana, ari imigendere yawe, ari imivugire yawe, ari uko wagiye wizera, ari uko yigubana n'abandi bose muri sosiyete. Byerekana yuko ufite umutima nk'uwari muri Kristo. Baza cyane wibaze uyu mutima, uyu mutima. Kuba wakwibuka Kristo bisaba kugira umutima umeze nk'uwe. Mureke twibuke Kristo, ariko tugira n'umutima umeze nk'uwari umurimo, kuko nutagira uyu mutima ntabwo uzabona umwami Imana. Ariko cyasigaye igihe gito cyane ngo Imana ituyongere, yongere itugarukeho, yongere tugaruke ubundi bushya. Mureke dusabe Imana imbaraga zidushoboza kugira uyu mutima ngo bari muri Kristo, idushoboze dukomeze twibuke Kristo iteka ryose. Aho twaba turi twongere twibuke Kristo, kuko iyi minsi ni mibi kandi irasaba ngo umuntu wese ugomba kuyitambukamo. N'uwamaze kwakira Kristo akamwizera, akamubera umwami, akamubera umukiza, uwo nguwo niwe uri butambuke muri iyi minsi mibi, minsi igoranye. Ariko ndagusaba iyi saha, banza cyane wongere banza wisuzume, urebe cyane uko wagiye witwara. Niba hari icyo ubona cyagutandukanyije n'Imana, usaba Imana imbabazi, kandi iri ku ntebe y'imbabazi, yiteguye kuba yakubabarira. Nta kindi ishaka, ikeneye umutima wawe, ikeneye umutima wawe kurusha ibindi byose. Niwe yifuza, niwe ishaka. Ibyo kuza uvuga ngo uri umukene, ngo hari icyo ukenye gutya na gutya, ariko
ariko Imana y'ubwayo ikubereye umutunzi wa byose. Wowe yemerere izikuyobore, wowe yemerere iziganze mu mutima wawe, wowe yemerere izigendana nawe muri byose. Uko nibana nawe ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko nibana nawe ntabwo uzigera umwara, kuko nibana nawe izakugira inama uko bukeye n'uko bwije. Amena. Yesu nashimwe cyane. Tumo tugera ku musozi w'iri jambo, ndabasaba umuntu wumva yuko hari icyamutandukanyije n'Imana, umva ari uko yagiye yitwara bitandukanye n'uko Imana ishaka, taragize umutima nk'uwari muri Kristo, yareba cyane ukuntu yaca bugufi agasaba Imana imbabazi. Ari mwebwe muri kunyumva n'abazanyumva, bazumva ijambo ry'Imana, nturirebere muri Samweli, nturebere muri njyewe rwose, ahubwo urirebere muri Kristo, umenye ko ari Kristo uri kuncamo kugira ngo tugezeho ubutumwa bwiza. Nta kintu na kimwe tuzigira twireguza, kuko Imana yaciye inzira, itanga uburyo bwo kuba twatambutsa mesaje zayo, itanga uburyo bwo twakwakira mesaje zayo. Ahubwo ikibazo ni wowe, ni ugomba kuyakira, ni ugomba kuyibera amaso, ni ugomba kumenya ukuntu wagendera mu kuri kwayo, ni ugomba kumenya ukuntu wagendera mu bushake bwayo. Kandi Imana icyo nzi neza, yiteguye kukugirira neza. Wowe yubahe, nawe izakubaha. Wowe yigisha inama, nawe izakugira inama. Wowe ngwino uti Yesu ateze amaboko, kandi nta wundi yarambuye amaboko usibye wowe. Yavuze ngo guteranya mwese amahanga yose n'ari abanyamahanga, n'abandi mwese buri wese ayamere kubya kwigererayo. Niyo mpamvu iyi saha ntabwo dutegereza cyane kugira ibindi runaka tushaka kuzumva, ahubwo Kristo ubwiwe ari hafi kandi ateze amaboko ngo abe yatugirira neza, kandi ateze amaboko ngo abe yadutabara. Erega aracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyongera gushibuka, nubwo waba waraguye ariko wakongera ukazamuka, kuko ibyo wakoze iyo urebye imbabazi usanga ziri hejuru cyane y'icyaha wakoze. Niyo mpamvu Yesu yisaha yiteguye cyane kuba yakugirira neza, bidatewe n'icyaha runaka wakoze, ahubwo umwemere cyane, mubwire ngo ndi umunyabyaha, dore ndaje nje uko ndi, uwo nkeneye ni wowe, uwo nifuza ni wowe, kandi azagutabara kandi azakugira neza. Bareke dusenge Imana. Imana yo mu ijuru, wowe ubwawe uyaturiye ubwire ibyo wakoze byose, yiteguye kubara kandi rwose turabyizeye. Uri Imana nziza, tugushimiye kugira neza, tugushimiye kuri umutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ijambo ryawe rwose riradutinze, nyemera cyane utubabarire aho twagaragaye hose bitagiye bikunezeza, aho utagiye tugira umutima wo kwibuka, aho utagize umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, tubabarire cyane. Twagize kwirwanirira, dukora byinshi byangwa n'amaso yawe. Isa tubari twezi dutunganye twishimire, ureka amaraso aho tubone cy'ukundi. Yezu y'umugabo, Yezu y'umugore, Yezu y'umukobwa, Yezu y'umukobwa, umusore, ureka amaraso aho tubone cy'ukundi. Kristo muzima we, kandi twishimire muri byose. Urakoze kuduhaye imbabazi, twambike imbaraga z'umwuka wera zishoboza kunesha ibyaha n'ibisa nabyo. Mu izina rya Yesu sengeye imitima kugira ngo yishoboze komeze bakunezeza, ari uko bagenda, ari ibyo bakora byose babikore bagunezeza. Mu izina rya Yesu Kristo babikore bakwibuka, babikore bafite imitima iboneye kuko ari izabona Imana, babikore bafite imitima yabo inzira z'igisiyoni. Mu izina rya Yesu bashoboze Imana y'amahoro, bagire imitima yabo inzira z'igisiyoni. Cyo kintu cya mbere gikenewe muri iyi minsi, ko abantu bakizwa bakava mu bibi, bakava mu bibi byose bibwira. Mu izina rya Yesu Kristo ubwami bw'Imana buri hafi kandi burenda kuza, ariko abantu barasinziriye maze gukora ku maso iriya mpumyi yarahumutse. Dukeneye ko waduhumura misi imeze nk'iyingiyi. Humura ubwoko bwawe, humura isi yose, humura abantu bose bo ku isi, bongere bakubahe, bongere bagutinye. Mu izina rya Yesu urakoze Imana
y'amahoro, urakoze kuduhaye imbaraga zinesha ibyaha, urakoze kudushoboje ngo twige imitima yari muri Kristo Yesu, urakoze byose kubikoze kandi kwikore kuyubahisha, segenize nzi kubikoze wa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Muri Imana akomeza ganze muri mwebwe kandi akomeza bahire muri byose. Shalom shalom. Wumva ufite igiteko cyangwa ikisubire cyangwa ikibazo runaka, hanyuma dushyira munsi waza kuyikoresha nta kibazo, ukaba watwandikira ari kuri WhatsApp, wari no kuduhamagara, byose biremewe. Imana muri kumeze umugisha kandi kumeze bahaze kwifuza kwanyu. Murakoze, turi kumwe. Asante sante. Imana ikomeze bagire neza cyane, murakoze cyane. Ni mwe n'isusa muri kumwe, amen.